ndashimira umwami Imana kuko mbonye umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ry'Imana ntekereza riri ku mutima wanjye. Ndasoma ubutumwa bwiza Pawulo yabwirije itorero ry'Abefeso muri Efeso, igice cyaho ni icya kabiri, umurongo waho ni umurongo wa mbere ku murongo wa 5. Utwo amagambo uranditswe ngo gukizwa n'ubuntu. Aravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Umurongo wa 2, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Umurongo wa 3, kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Umurongo wa 4, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Amen. Nkuko Pawulo yabyanditse, yatekereje ku mvano ye, yatekereza ku gakiza ke, asanga nta mirimo yari afite, asanga nta gukiranuka kwari muri we kwatuma akizwa cyangwa ngo agirwe ubuntu bwo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo cyangwa se ubuzima bwe. Atekereza imirimo Imana yamukoreye. Pawulo yireba akiri Sawuli, Pawulo yireba arenganya ubwoko bw'Imana, Pawulo yireba yica abavuga ubutumwa bwiza bwahinduriraga abantu benshi gukizwa no gukiranuka. Aravuga ngo ariko niki cyankijije? Nkuko nanjye nakireba, nkuko nawe wakireba ukibaza ikintu cyagukijije icyo ari cyo. Pawulo aravuga ngo ni ubuntu nibwo bwadukijije. Ijambo rikomeye yavuze shaka kuvugaho cyane ni ijambo ryitwa ubuntu. No kuvuga ngo ubuntu buba mu muntu, ubuntu buba mu muntu, kandi ubuntu ni ikintu cyiza. Ubuntu bugira umuntu intwari, ubuntu bugira umuntu icyamamare, ubuntu bugira umuntu ikindi bumuhindurira kariyeri ye bitewe n'ubwo buntu. Tutibagiye ko hari n'uwo buhindura bukamuhindurira mu mico mibi, aho kugira ngo yakire ubuntu bumuhindurire mu gukora ibyiza. No kuvuga ngo ubuntu rero umuntu wese arabukeneye. Umuntu ava akagera yifuza kugirirwa ubuntu. Ntanze urugero, umuntu wese ashobora kwifuza guhabwa cyangwa se agakunda guhabwa. Umuntu, Bibiliya iravuga ngo ukuboko gutanga guhabwa umugisha kuruta uguhabwa. No kuvuga ngo utanze ugaha umuntu, nyiri guhabwa akenshi anezezwa nuko ahawe. Ariko uzabitekereze, uzabirebe neza, iyo ukoze mu byo utunze cyangwa mu byo ufite ugafasha umuntu, ugaha umuntu, hari igihe usigara wumva utuje, kandi ugasigara wumva ari ikirato wakirata mu mutima wawe, ukavuga uti nafashije umuntu. Akenshi rero ubu buntu ni bwiza, ariko ubuntu bufite uruhande bubi, uruhande rubi. No kuvuga ubuntu burimo impande ebyiri nshaka kuvuga. Ubuntu bufite uruhande rwiza, ariko ubuntu bufite n'uruhande rubi. Uruhande rwiza ni urunahereho mvuga, rushobora gutuma ubuntu bukugira umuntu mwiza w'intangarugero. Iteka yaramutsindagiye, amwemeza ko ari umuntu ukwiye guhora we ahabwa. Mu mutima we yiyumvisha ko ari umuntu waremewe guhabwa. Ntabwo mfite ibi, ntabwo meze gutya, njyewe nkeneye. Ndetse yumva ko ari umuntu uteye impuhwe. Ukamara imyaka 5, ukamara imyaka 20 uri muri iyo njyana, wumva ko ukwiriye kugirirwa ubwo buntu gusa. Ariko ndakubaza,
wowe ni ryari uzagira ubuntu uretse kugirirwa ubuntu uko kuboko kwawe gutanze nawe kukakuzanira umugisha kuruta guhabwa. Nibyo Pawulo yavuze aravuga ngo kandi ngo namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibyaha muzize ibicumuro byanyu. Ari ahantu yavuze ijambo Pawulo, ijambo ryiza, aravuga ngo ndashimira umwami Imana, aravuga ngo ndashima umwami Imana ko yambohoye, ko yangize imbohoke. No kuvuga imbohe, Pawulo yahoze ari imbohe ya Satani. Umuntu abohwa n'ibintu bitandukanye. Nagereranya imbohe Pawulo yavuze n'imbohe hano ku isi. Hari ukuntu ubona umuntu wakoze ikosa icyaha runaka, yaboshywe yafunzwe amapingu mu maboko, hari naho ubona ukabona babikabije cyangwa se niko bimeze, bashyizeho n'iminyururu ku maguru bakamushorera. Uyu muntu avuze iyo minyururu imvuyeho akavuga ngo ndashima Imana ko yambohoye, ko yangize imbohoke. Ntekereza ko umutima we waba uhamanya nawe ko yabaye imbohoke. Tekereza niba Pawulo yaraboshywe ku rugero nka ruriya, niba yaraboshywe no kutemera, niba yaraboshywe n'iyo ngeso yo kumva yifuza ubuntu gusa, akavuga ngo shima umwami Imana kuko ndebye iminsi yanjye ya kera, nkibuka ndenganya abantu, nkibuka ntizera, aho ngo ndashimira umwami Imana. Ariko nanjye icyo nabivugaho, yaravuze ngo natwe iyo ngeso niyo twahoze tugenderamo. Aravuga ngo ku bwa kavukire yacu ntabwo twari dukwiye ibi, ngo twari dukwiriye kugirirwa umujinya n'Imana ndetse ngo nk'abandi bose. Arangije aravuga ngo ubuntu nibwo bwadukije. Aravuga ntibyavuye ku mirimo myiza yo gukiranuka, aravuga ngo ahubwo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Aravuga ngo none ubwo tugendana nayo, ubwo dukorana nayo, ngo turabinginga kugira ngo mudahabwa ubuntu bupfa ubusa. Nagereranije iryo jambo n'ubuzima bwa hano mu isi. Ubuntu bupfa ubusa nuko guhora utega wumva yuko wowe uri buhabwe ndetse rimwe na rimwe bikarangiriraho. Nahawe ayandi yagiye yararangiye, ejo bazama. Ubwo ni ubuntu bupfa ubusa buhuje no kwizera Imana. Ntabwo twahora dukora ibyaha nk'uko yavuze Pawulo ngo ubuntu buzasaga, ubuntu buzatubatura, ubuntu buzadukiza. No kuvuga ngo niba wagiriwe ubuntu ukabohorwa iyo minyururu, niba wagiriwe ubuntu ukabohorwa ayo mapingu y'ibyaha, ntabwo kubisubiramo ari byo byiza kuko ubuntu buhari buzagukiza. Ahubwo ubuntu dukwiye kubufata nk'ubuntu twagiriwe kugira ngo duhinduke. Pawulo arangira avuga ngo niba yatanze urugero avuga ngo hari abigize bakazitereramo ngo baza baje kujya baremerera abandi. Uzabisanga bivuge gutya, uzasanga umuntu, uzabisanga niba ari umukozi w'Imana nk'uko babivuga, usange yahisemo kuba umukozi w'Imana. Uyu muntu niba ari umukozi w'Imana koko akwiriye akagabura ibya Kristo, ariko afite agatanga ibya Kristo, ndetse ku bwanjye byaba byiza abashije gutanga ibya Kristo agatanga n'iby'umubiri. Bishatse kuvuga iki? Twe guhabwa ubuntu ngo bupfe ubusa. Oya, niba duherewe ubuntu dutangira ubuntu, ariko dutanga ibyubaka, bikubaka umubiri, bikubaka n'ubugingo. Wayi gutubwira se ngo umukozi w'Imana umanuka ku ruhimbi uti mwene data ngurira utuzi two kunywa, gute se ubwira umukozi w'Imana? Hari uwambwiye igihe kimwe nambwira ati urabona rero naragusengeye, ngusengera uri umusore, none umaze kuba umugabo, rwose ukwiriye ukwiye kugira akantu ko kumpa nk'umuntu wagusengeye. Ariko mu by'ukuri niba uri umukozi w'Imana, korera Imana, ariko uke no ukorera urugo rwawe, ukorera ubuzima bwawe, uzagabura iby'ubugingo ariko ugabure n'iby'umubiri. No kuvuga iki? Niba uri umubwirizabutumwa, byuka kare, zinduka,
genda ku ishasiye, niba ukora ikigenda ugikore, niba uri umushoferi genda mu gitondo utwara imodoka, niba uri umucuruzi genda ucuruze icyo ushoboye gukora cyose. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Nanjye mu isengesho ryanjye ry'uyu munsi ndavuga ngo Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, Imana ihire imirimo mwatekereje gukora kandi bashyigikire. Ariko duhagurutse tuvana amaboko yacu mu mifuka tukabasha gukora. Yewe uyu nguyu rero noneho uri gusaba, niba ugira ubuntu bwe gupfa ubusa, habwa, akira, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ikugirire neza ibyo wahawe, ibyo ufite ubashe kubikoresha ibifite umumaro, nawe none cyangwa ejo hazaza uzaba uri umutungisha, uri umuhesha w'umugisha kuruta uko watega amaboko ngo abantu bazaguha. Pawulo arangije kuvuga ayo magambo, uyu murongo wa 5 aravuga ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije bwonyine. No kuvuga ngo hari umuntu ufata Imana akayifata nkaho Imana ari we wenyine, uriya asenga murumuna w'Imana ye, undi asenga mubyara wayo. Imana ni imwe rukumbi. Iyo Mana yakugiriye neza, niyo yagiriye neza n'uriya, ntizagirira neza n'abandi. Ni ukuvuga ngo wikumva ko wowe icyawe ari ukubyuka kare wigira neza, ufunga karuvati, ukumva kuri buhereza abantu ijambo ry'Imana ridafite ikirerekezo. Pawulo mu magambo yavuze no mu byo yakoze yarakora, kuvuga ngo imirimo ukora ugendeye nka Pawulo umuvuga butumwa, Pawulo yutuvuga uyu munsi, umukozi w'Imana by'ukuri yavaga mu kazi mu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza akajya mu murimo wo gutunga imibereho ye bwite. Akaba yari umuboshyi, akaboha ibintu bitandukanye, ndibaza akagurisha, agatanga atandukanye kugira ngo abashe gutunga kandi atungishe abandi. Hari abantu uyu munsi nakwita ko ari abantu baba bakora ubusa, ndetse no mu mvugo ukaganira n'umuntu w'umusore wagombye kubyuka kare ajya gukoresha imbaraga ze, wagombye kubyuka kare atekereza ibizubaka, atekereza iby'umurimo uteje imbere. Ari twaze tuganira turi benshi ahantu watera ikiganiro ati njyewe ati nariye umwana. Gute umuntu w'umusore wakabaye ukora, basore ukora umurimo ugakorera Imana uvuga ngo nzahembwa? Yavuze ijambo ryiza aravuga ngo umurimo ukorana umwete, haleluya. Aravuga ngo uwo murimo niwo uzahemberwa, niwo uzaguherekeza. Niba wiba nicyo kizaguherekeza, niba wicara nicyo kizaguherekeza, niba ubeshya nicyo kizaguherekeza, niba ufasha abarwayi nicyo kizaguherekeza. Ahubwo ukora iki? Umurimo wo kurya, nambwe wariye umuntu ute? Wariye umwana gute? Leta igufunga wariye umwana